فهذه دعوتنا إني جوفق أبو تمرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، dukomeje isomo ryacu rya hadhihi da'watuna, irindi ry'uvuga butumwa ryacu. turacyari kuri al-usul allati khalafat fiha as-sururiyyah wa jama'atu al-ikhwan al-muslimin ahla as-sunnah wal jama'ah, imisingi y'abasururiya n'aba ikhwani banyuranyije n'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ijo twari hamwe al-aslu thani, umusingi wa kabiri, ari wo ugutandukira kw'abayobozi ba ikhwani al-muslimin n'abasururiya, ugutandukira kwabo abantu ba sunna mu ruhande rw'inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam no mu gukurikira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Umusingi wa gatatu ari wo turi burebere hamwe uyu munsi. Sheikh yaravuze al-aslu thalithu, umusingi wa gatatu batandukiriye mukhalafatu رموز الإخوان المسلمين والسرورية أهل السنة في باب الإمامة. ناهو أبيوزي با إخوان المسلمين نبا سرورية بانيرانيج نبا نبا سنة في باب الإمامة ممرجانغو وويوزي في باب الإمامة ممرجانغو وويوزي بيغا مبيجاني n'ubuyobozi mu bijyanye n'imiyoborere. Al-aslu thalithu, umusingi wa gatatu batandukiriye mukhalafatu rumuzi al-ikhwan al-muslimin wa sururiyati, ni ugutandukira kw'abayobozi ba al-ikhwan al-muslimin n'abasururiya, ugutandukira kwabo ahla sunnati wal jamaa, abantu ba sunna, fi babil imama, mu muryango w'ubuyobozi, ibijyanye n'ubuyobozi. Batandukiriye hehe? Ni ukuvuga bo uyu musingi uri mu misingi ibakura kuri sunna ikabashyira muri bid'a. Hari abantu bazi yuko kuba umuntu wa bid'a ari ugukora maulidi gusa cyangwa se gukora bimwe mu bintu bya bid'a, ariko kujya muri bid'a nuko hari umusingi umuntu aba yangije cyangwa se aba yarenzeho. No mu bishyira umuntu muri bid'a bikamuvana kuri sunna ni ugutandukira ku bijyanye n'ubuyobozi. Umuntu akaba yakwigumura ku buyobozi akarwanya umuyobozi, yaba mu mvugo cyangwa se mu bikorwa, ababaye umuntu wa bid'a nk'uko turi buze kubireba imbere. Sheikh yaravuze ati faqad khalafu ahla sunnati fi thalathati awjuhin, ngo aba bantu abasururiya n'aba ikhwan banyuranyije n'abantu ba sunna fi thalathati awjuhin, mu buryo butatu. فقد خالفوا أهل السنة بانيرانيجي نبانو bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati awjuhin, mu buryo butatu. الوجه الأول, uburyo bwa mbere ushobora kuvuga الوجه الأول cyangwa se ukavuga الوجه الأول, byose biremewe. Tutarakomeza imbere hari aho turi bukosore mukhalafatu rumuzi al-ikhwan al-muslimin wa sururiyati ahla sunnati. Ijambo ahla murishyireho fatha, lamu iri kuri ahla muyishyireho fatha, ntabwo ari ahli sunna ahubwo ni ahla sunna, kuko nibo babaye maf'ulun bihi, nibo bakoreweho igikorwa. Abatandukiye n'aba bayobozi ba ikhwan muslimina, abatandukiriwe ni abangaba abantu ba sunna. Ubwo ijambo ahla rirajyaho fatha kuri lamu. Sheikh aravuga ati faqad khalafu ahla sunnati fi thalathati awjuhin, banyuranyije n'abantu ba sunna fi thalathati awjuh, mu buryo butatu. Ushobora kuvuga mu buryo butatu cyangwa se ukavuga mu nzira eshatu, byose babikoresha. Al-wajhu al-awwal, uburyo bwa mbere, al-wuqu'u fi al-khuruj al-qawli, uburyo bwa mbere aho batandukiriye mu bijyanye n'ubuyobozi ni ukuba baraguye hehe? Fi al-khuruj al-qawli,
mu kwigumura ku buyobozi mu mvugo. Al-wuqu' fi al-khuruj al-qawli, ni ukwigumura ku buyobozi ariko mu mvugo. Mbega bo bakavuga ntibigumure ngo babishyire mu bikorwa, ahubwo bakigumura mu mvugo, kwigumura ku buyobozi no gusohoka ku muyobozi no kumwigomekaho ariko al-qawli, biri mu mvugo. Sheikh aranje asobanura al-khuruj bil-qawli icyo bisobanuye. Kwigumura mu mvugo bisobanuye iki? Aravuga ati wal khuruj bil qawli, no kwigumura ku buyobozi mu mvugo icyo bisobanuye huwa sani'u alladhina yuhassinuna li ghayrihim al khuruj ala hukam al muslimin, ni igikorwa cy'aba bantu batakira abandi ukwigumura ku bayobozi b'abayisilamu. Huwa sani'u alladhina yuhassinuna li ghayrihim, ngo ni igikorwa cy'aba bandi batakira abandi bantu al-khuruja, ukwigomeka ala hukami al-muslimin, kwigomeka ku bayobozi ba Kiislamu. Wala yubashiruna al-qital, ariko bo ntibarwane, mbega ntibafata intwaro ngo bajye kurwana, ahubwo bityo bakora ni ukugumura abandi ku buyobozi bwabo mu mvugo, bavuga inenge z'ubuyobozi, bavuga ibitagenda neza, bababeshyera, bakagumura abandi, bagatakira abandi ukwigomeka ku buyobozi ariko badakora iki, abo ntibajye mu mirwano. ويكون ذلك بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين في المجالس العامة والخاصة. وكان نيبيو biba mu gutuka, mu kubahuka abayobozi b'abayisilamu في المجالس العامة, mu byicaro rusange nko mu mihadara, mu biterane, kwavuga في المجالس العامة mu biterane, wal khassa, no mu byicaro by'abantu by'umwihariko bibera mu muhezo. Mbega usanga bagumura abantu runaka bibera ahantu mu muhezo. Ngo yakunu, ngo nibyo bibaho, mbega uko kugumura abantu no gutakira abantu kwigomeka ku buyobozi bibaho, ngo ibyo biba bakoresheje bil waqi'ati fi wulati umuri muslimin, bakoresheje kuvuga nabi no gutuka abayobozi b'abayisilamu fil majalis al-amma, mu byicaro rusange, mbega mu biterane, wal khassa, ndetse no mu byicaro by'abantu runaka. Wa hadha yuhayyiju an-nasa wa yahuthuhum ala al-khuruj ala wali al-amri, niki kintu cyo kugumura abantu ku buyobozi bwabo mu mvugo, ngo iki kintu yuhayyiju an-nasa, kigumura abantu, wayahuthuhum, kikanabashishikariza ala al-khuruj ala wali al-amri, kikabashishikariza kwigomeka no kwigumura ku muyobozi wabo. Wa hadha, niki kintu yuhayyiju an-nasa, kigumura abantu, wayahuthuhum, kikanabashishikariza ala al-khuruj ala wali al-amri, kwigomeka ku mutegetsi, kwigomeka ku muyobozi. لأنه لا يمكن أن يكون خروج عملي إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. وكبيرako ntibishoboka yuko habaho ukwigumura mu bikorwa uretse ko bigomba kuba byabanjirijwe no kwigumura abantu bakoresheje imvugo. Ntabwo abantu babyuka gusa ngo bahite bigumura ku buyobozi bwabo, ngo bakore imyigaragambyo, ngo bazane impinduramatwara, ngo bajye mu muhanda bangize ibintu bikorwa rusange. Ntabwo ibyo bibaho gutyo gusa mu buryo butunguranye, ntabwo bibaho biguririye abantu, ahubwo bibangirizwa no kugumura abantu mu mvugo, gutangira kuvuga ubuyobozi nabi no kugaragaza ibitagenda neza no kubyutsa ibyiyumviro by'abantu, akabara abantu bafite, b'abantu bababaye, imbabare mu bantu, no kubagaragariza yuko ntimurebe uburyo mubayeho, ubuyobozi ntacyo bubamariye, ubuyobozi ntacyo bubamariye, reba imisoro ahantu igeze, murebe ahantu ibintu bigeze. Mbega bakagenda bashaka akantu kose kagaragara nk'aho ari inenge, bakagakoresha kugira ngo bakore iki, bagumura abantu, babashyiremo umutima mubi, banabangisha ubuyobozi bwabo. Bityo rero iki ni kigaragaza yuko igikorwa cyo kugumura abantu mu bikorwa ntigishobora kose ibiko kibanzirizwa no kubagumura mu mvugo. Sheikh aravuga ati wa hadha as-sani'u yunqisu qadra al-wulati 'inda an-nas, ngo niki gikorwa cyo kugumura abantu kigabanya agaciro k'abayobozi ku bantu, kigabanya ka gaciro na cya cyubahiro abayobozi bafite ku bantu babo, cyangwa se ku bayoborwa babo, ku baturage babo.
falkalamu fihi khurujun, umuyobozi kumuvugaho ni ukwigomeka, uba umwigumuyeho. falkalamu fihi, umuyobozi kumuvugaho, khurujun ni ukwigomeka, ni ukumwigumuraho. Icyo ni ikintu cya mbere muri bid'a baguyemo cyangwa se aho batandukiriye. Ikintu cya mbere batandukiriyeho ni ukugwa mu cyaha cyo kwigumura ku buyobozi mu mvugo. Uru ni uruhande rwa mbere batandukiriye kuri iki kintu. Wa min al-adillati ala anna al-khuruja yakunu bil lisani, no muri gihamya zigaragaza ko ukwigumura mu mvugo bibaho. Anna dhal khuwaisirati tamimiyya, iyo khuwaisira iyo ta marbuta, iyo ta ifunze murayishyiraho kasra. أن ذا الخويصرة التميمية عده النبي صلى الله عليه وسلم إماما للخوارج من بعده مع عدم خروجه عليه بالسنان. ونوكو ذا الخويصرة التميمي يمغبو witwa Dhul Khuwaisira Tamimi, ngo nuko intunga y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yamubaze ko ari umuyobozi w'abakhawariji wabigumuye ku buyobozi bazabaho nyuma ye, ma'a adami khurujihi alayhi bisinan, hamwe no kuba uyu mugabo atarigumuye ku ntunga y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yitwaje intwaro, yitwaje icumu, yitwaje imyambi, yitwaje imiheto. Dusobanukirwe neza iki kintu. Mu bigaragaza yuko ukwigomeka no kwigumira ku buyobozi biba mu mvugo, nuko uyu mugabo Dhul Khuwaisira twasomewe inkuru ye mu mihadara ya Sheikh yatanze, umuhadara 38 n'umuhadara 39, umuhadara Sheikh Abubakar yatanze, aduha inkuru ya Dhul Khuwaisira Tamimi uburyo yaje akigumura ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, agatanya gushinja intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yuko itakoresheje ubutabera mu kugaba iminyago. Muri gihamya zigaragaza yuko kwigumura biba mu mvugo, nuko uyu mugabo Dhul Khuwaisira w'umutamimi mu bwoko bw'abatamimi, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yamufashe ko ari we muyobozi w'abakhawariji bose bazabaho nyuma ye, ma'a adami khurujihi alayhi bil lisan. Iyi nteruro tuyice akarongo, hamwe no kuba uyu mugabo atarigumuye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yitwaje intwaro, yitwaje imyambi, yitwaje icumu. Faqad qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yaravuze iti, inna min dhi'i hadha aw fi aqibi hadha qauman. Murakosora aho ngaho, min dhi'i, hano muri iki gitabo habayeho kwibeshya bandika inna min dhi'i. Buri muntu wese ufite PDF, by'umwihariko umuntu ufite igitabo gifotoje, arakosora ahangaha kuri inna min dhi'i hadha. Muri kopi yacu banditse ngo inna min dhi'i, habayeho kwibeshya, murandika min dhi'i nkuko byanditswe ahangaha muri screen. Ngo faqad qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, inna min dhi'i hadha aw fi aqibi hadha qauman yaqra'una al-Qur'an. Yavuze kuri uyu mugabo wamwigumuyeho mu mvugo hamwe no kuba ataramwigumuye mu bikorwa ngo amurwanye, ngo abe yamurwanya yitwaje intwaro. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, inna min dhi'i hadha, mu by'ukuri mu rubyaro rw'uyu muntu, inna min dhi'i hadha, mu by'ukuri mu rubyaro rw'uyu muntu, aw fi aqibi hadha, cyangwa mu bazamukomokaho, inna min dhi'i hadha, mu by'ukuri mu rubyaro rw'uyu mugabo mbega Dhul Khuwaisira, aw fi aqibi hadha, cyangwa mu bazamukomokaho, qauman, hazaza abantu, yaqra'una al-Qur'an, bazajya basoma Qur'ani, la yujawizu hanajirahum, ariko ntirenge imihogo yabo, la yujawizu hanajirahum, ntirenge imihogo yabo. Dhi'i hano al-Imam Ibn Hajar ayaravuze ati, yakhruju min dhi'i, aravuga ati fal muradu bihi an-naslu, mbega mu rubyaro rwe, wal aqib, kubazakomoka kuri uyu mugabo. Yaravuze ati, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, inna min dhi'i hadha, mu by'ukuri
mu rubyaro rw'uyu mugabo, au fi aqibi hadha, cyangwa kubazamukomokaho, kubazaza nyuma ye, hazabaho qauman, abantu, yaqra'una alquran, bazasoma Qur'ani, la yujawizu hanajirahum, ariko ntirenge imihogo yabo. Mbega bazajya basoma Qur'ani ntibayisobanukirwe. Yamruquna min ad-din, bazajya basohoka mu idini, mbega basohoka mu mategeko y'idini, bazajya basohoka mu mategeko y'idini. Muruqa as-sahmi min ar-ramiyya, nk'uko umwambi usohoka mu cyo bawufoyemo, bazajya basohoka mu mategeko y'idini bayarengeho, bave mu mategeko y'idini. Muruqa as-sahmi min ar-ramiyya, nk'uko umwambi usohoka mu gihigwa bawurashemo. Yaqtuluna ahla al-islam, bazajya bica abasilamu. Aba bantu yaqtuluna ahla al-islam, bazajya bica abayisilamu. Wayad'una ahla al-awthan, bareke abasenga ibigirwamana, bazajya bica abayisilamu. Wayad'una ahla al-awthan, bareke abantu basenga ibigirwamana ntibabice. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti, la in ana adraktuhum, ngo nge nimbasanga, nindamuka mpuye n'aba bantu, mbega nindamuka nkomeje kubaho nkazabona n'abantu nk'aba ngaba bafite imyumvire nk'iyi ngiyi, la aqtulannahum qatla ad, nzabica nk'uko ubwoko bwa Adi Allah yabishe, nzabica urupfu nk'urwo Allah yishe ubwoko bw'abantu ba Adi, nzabica nk'uko ubwoko bwa Adi bwishwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Uburyo Allah yaboretse, ni ukuvuga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga yuko izabica nabi niramuka ihuye n'abantu bameze nk'aba ngaba. Bigaragara ko ari abantu babi bakwiye kwicwa kubera ububi bwabo no kubera ubukhawariji bwabo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, iyi hadithi yaciwe na Bukhari na Muslim. Muri iyi hadithi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ikigamijwe n'icyatumye Sheikh azana iyi hadithi, yaragamije kuvuga yuko muri gihamya hari gihamya zigaragaza yuko ukwigumura ku muyobozi bibaho no mu mvugo, bishobora kubaho mu mvugo, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yafashe ko uyu muntu ari umuyobozi, yamufashe ko ari umuyobozi w'abakhawariji bazabaho nyuma ye, hamwe no kuba uyu mugabo atarigumiye ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu bikorwa, ahubwo yamwigumuyeho mu mvugo, aho yamubwiye ati, ya Muhammad ittaqillah, yewe Muhammad tinya Imana, amuhamagara no mu izina rye, aho kugira ngo avuge ati yewe ntumwa y'Imana, avuga ati yewe Muhammad tinya Imana. Kugeza ubwo umugabo yakomeje aravuga ati, inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhu Allah, uburyo intumwa y'Imana yagabye iminyago ntabwo hari hagamijwe uburanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo yabikoze kubera uburanga bwa Allah, mbega ntiyabikoze kubera Allah. Uburyo intumwa y'Imana yakoze iki, yagabyemo iminyago, ibi bintu ntabwo byakozwe kubera uburanga bwa Allah, ntabwo ari hagamijwe uburanga bwa Allah muri ibi bintu intumwa y'Imana yakoze. Urumva uyu mugabo yigumuye ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bil qawl, mu mvugo. Ni kuvuga rero kwigumura biba mu mvugo, nicyo Sheikh yaragamije ahangaha. Iyi hadithi yose yazanye yaragamije ko uyu mugabo yigumiye ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu mvugo, n'intumwa y'Imana imufata ko azaba ari umuyobozi, azakomokwaho n'abantu bazaba ari abakhawariji, ni kuvuga we azaba ari imamu wabo, niwe muyobozi wabo. Ubu ni uburyo bwa mbere cyangwa se n'inzira ya mbere abantu aba-ikhwani batamyeho yo kugumura abantu ku buyobozi bwabo. Uwabanjirije ni Dhul Khuwaisir at-Tamimi. Al-wajhu ath-thani, uburyo bwa kabiri aba bantu batamye, aho bataniye mu buyobozi, mu bijyanye n'ubuyobozi. Uburyo bwa kabiri, al-wuqu'u fi al-khuruji al-amaliyyi, ngo ni ukugwa mu kwigomeka ku buyobozi al-amaliyyi, bishingiye ku bikorwa. Ngo ni ukwigomeka ku buyobozi ariko bishingiye al-amaliyyi, mu bikorwa, mbega ni ugukora ibikorwa byo kwigomeka ku buyobozi. Aravuga ati, wal maqsudu minhu as-sa'yu fi qatl al-imam wa izalatihi sawa'un akana bis-sayfi am bighayrihi. Ngo nikigamijwe, wal maqsudu minhu, nikigamijwe muri uku kwigumura mu bikorwa, as-sa'yu fi qatl al-imam, ngo ni ugukoresha umuhati mu kwica umuyobozi. Ngo ni ugukoresha umuhati fi qatl al-imam, mu kwica umuyobozi, wa izalatihi, no kumukura ku buyobozi, mbega kumuhirika, wa izalatihi, no kumuhirika, sawa'un,
akana bisayfi yaba yahiritswe hakoreshejwe inkota byose ni kimwe yaba yakuweho yahiritswe hakoreshejwe inkota mbega hakoreshejwe imbaraga n'imirwano ambigayirihi cyangwa se hakoreshejwe ubundi buryo bwo kumuhirika no kumukuraho. Ikigamijwe muri iki gice cya kabiri, ikigamijwe ni ukwihata, ni ugukoresha umuhati mu kwica umuyobozi no kumuhirika mbega no kumukura ku buyobozi, byaba binyuze mu nzira yo kumurwanya hakoreshejwe intwaro cyangwa se hakoreshejwe inzira itari intwaro. Icy'ingenzi ni ukumukura ku buyobozi uko byagenda kose, mbega no kumuhirika. Uku niko kwigumira mu bikorwa. قال الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد الله مجيد مهيرفزتي ariyo bya bitwa babwiye ko turi buze kubabwira imvugo igaragaza yuko ukwigumura ku muyobozi bivana umuntu kuri sunna, nubwo yabakora sunna zose, nubwo yabakurikira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama muri gahunda ze zose, ariko iyo yigumuye ku muyobozi yaba mu mvugo cyangwa se mu bikorwa cyangwa se mu bintu turi buze kureba imbere, iyo yigumuye ku muyobozi yaba mu mvugo cyangwa se mu bikorwa ababaye umuntu wa bid'a. Tubikura hehe? Al-Imam Ahmad imamu ahli sunnati wal jamaa, Imam Ahmad yaravuze ati wala yahillu qitalu sultani wala al-khuruju alayhi li ahadin minan nas. Yaravuze ati nta nubwo byemewe ntibiziruye kurwanya umuyobozi mbega umutegetsi, ntibiziruye kurwanya umutegetsi, wala al-khuruju alayhi no kumwigumuraho li ahadi minan nas, kuwa ari we wese mu bantu. Ntibyemewe kurwanya umuyobozi. Ituvuga umuyobozi ubwo twumvemo umwami, umuperezida, umukhalifa n'abandi. Umuyobozi ariyo twumva muri aya magambo. Niba umuyobozi akeka yuko gusa ngo ari abayobozi bakira babayeho gusa abasahaba, agiye ngo abayobozi bacu ntibinjira, barinjira muri iyi mvugo. Aravuga ati wala yahillu qitalu sultani, ntibyemewe kurwanya umuyobozi, mbega ni haramu, ni haramu kurwanya umutegetsi. Wala al-khuruju alayhi, yewe no kumwigumuraho ntibyemewe. Li ahadin minan nas, kuwa ari we wese mu bantu. Faman fa'ala dhalika, uzakora ibyo. Faman fa'ala dhalika, uzakora ibyo, mbega uzakora igikorwa cyo kurwanya umuyobozi no kumwigumuraho, fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq, ngo azaba ari umunyabihimbano. Mucakarunga aho hantu, fahuwa mubtadi'un, azaba ari umunyabihimbano ala ghairi sunna, utari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, wat tariq, atari no ku nzira y'Uislamu. Azaba ari umunyabihimbano utari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, utari ku nzira y'Uislamu. Azaba ari bid'iyun, azaba ari umunyabihimbano. Uwo ari we wese uzakoresha igikorwa cyo kurwanya umuyobozi cyangwa se kumwigumuraho, uwo muntu azaba ari umunyabihimbano. Mbega icyo gikorwa kizamushyira muri bid'a, azaba ari umunyabihimbano kandi ntabwo azaba ari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Iki ni kigaragaza yuko ukwigumura ku muyobozi bikura umuntu kuri sunna. Niyo mpamvu umuntu wese uzumva avuga ubuyobozi nabi bw'igihugu cye, uzamenye yuko uwo muntu ari umuntu wa bid'a cyangwa se afite ibisigisigi bya bid'a n'iby'ubukhawarij. Kumva umuntu atuka umuperezida, amuvuga nabi, amuharabika, uzamenye ko umuntu ari umukhawarij. Nabo bantu ni benshi cyane bagumura abantu ku buyobozi bwabo mu bihugu byo hanze ndetse no mu bihugu byacu. Usanga abantu bahari aribo abantu bumva ngo ni ibipinga, abantu baba ari ibipinga bapinga leta zabo, bibera hanze. Akenshi bakunze guhunga ibihugu byabo bakajya hanze, noneho bakajya bavuga ubuyobozi bwabo cyangwa se bakajya bavuga ubuyobozi bw'igihugu bakomotsemo, baturutsemo nabi, bakajya bavuga abayobozi nabi, bagumura abaturage ku buyobozi babo. Aba bameze gutya bakabavuga ibintu byinshi bitandukanye, yaba ari iby'ukuri bavugaho cyangwa ibyo kubeshya. Icyo tureba ni uko ukugumura abantu ari ikintu cya bid'a, ntibyemewe ku Muislamu, no kutariwe ntibyemewe kwigumura ku muyobozi. Muri bo hari abo uzabona ba Salman al-Auda, ba Muhammad al-Arifi, ba Nasir al-Umar, ba Safar al-Hawali, ba Muhammad Hassan umunyamisiri, ba Abdussalam Wahid Bali. Bigeze kuza mu Rwanda bano ba Abdussalam Wahid Bali, hari umuasasa wabo bigeze kuzana mu Rwanda bakajya bigisha za Kimironko, abanyeshuri babizeho hariya
nibo bari hariya ba Abdussalam Wahid Bali n'abandi bakwarije benshi cyane n'aba Abu Ishaq al-Huwaini. Abo bose n'abantu bakoraga ibikorwa byo kugumura abantu mu mvugo, hamwe n'uburyo bigaragaza ko ari abantu ba sunna utapfa kubamenya. Iyo usomye ibitabo byabo, hari ibitabo byinshi usanga baranditse, by'umwihariko bigeze kuza bakajya bigisha Kimironko. Iyo usomye ibitabo byabo bakina Wahid Bali, usanga ari ibitabo bateguye neza bigisha abantu, ariko noneho bo ni amashayatini yihishe. Abasururiya ariko bameze, abasururiya usanga ibitabo bya tawhid babyica nta kibazo, ariko noneho ugasanga bafite ikintu cyo kugumura abantu ku buyobozi bwabo no kuvuga abayobozi nabi. Ni nabo uzasanga bita abantu ko ari abamadakhila. Umuntu wese uzumva yita abantu ba sunna, yita abasalafi ko ari abamadakhila cyangwa se bita ko ari abajamiya, uzamenye ko fahuwa minasururiya, azaba ari mu basururiya. Abakina Wahid Bali bakunda gukoresha izo mvugo, kwita abantu ngo ni ba madakhila. Kubera iki? Kubera ko abamenyi bagiye bababuza gukora izo bid'a zabo zo kugura abantu no gukora ibintu by'ibihimbano by'ubuihwani, bagenda babita amazina nk'ayo ngayo nk'abana ba madakhila, kugira ngo bakore iki babangiza, cyangwa se kugira ngo babashe kuba bakora iki babasiga icyasha, kandi ari ukubera gusa kubabuza gukora ibyo bihimbano byabo. Iyi noti y'akarongo, iyi mvugo ya Imam Ahmad yaje mu gitabo cya Al-Lalaka'i cyitwa Sharh Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jama'a ku muzingo wa mbere ku rupapuro rw'161. Umuzingo wa mbere ku rupapuro rw'161 wasangamo iyo mvugo ya Imam Ahmad. Sheikh aravuga ati wasururiyatu wal ikhwanul muslimun waqa'u fil khuruj al qawli wal amali. Abasururiya na Muslim Brotherhood, mbega abaihwani, baguye muri iki gikorwa, baguye mu ikosa ryo kwigumura ku buyobozi mu mvugo no mu bikorwa. Abasururiya n'abaihwani baguye mu ikosa ryo kwigumura ku buyobozi mu mvugo ndetse no mu bikorwa, byose babiguyemo. Faqad waqa'a minhum tahridu an-nas wa ta'libuhum 'ala al-khuruj bi naw'ihi 'ala hukam al-muslimin. Kubera ko bateje abantu, bagiye bashishikariza abantu banabagumura ku buyobozi kugira ngo bigomeke ku buyobozi mu buryo bubiri bwo kwigomeka ku buyobozi bw'abayisilamu. Wa waqa'u fi at-tahrid 'ala istibahati dima'i al-muslimin, ndetse babwiye no mu ikosa ryo gushishikariza abantu kuzirura amaraso y'abayisilamu. Babwiye no mu ikosa ryo gushishikariza abantu kuzirura amaraso, mbega kuzirura kumena amaraso y'abayisilamu, bagaragaza yuko abantu bari kumwe n'abayobozi babakurikiye bari mu bihugu byabo nabo abari abakafiri babakwiye kwicwa. Kubera iki? Kubera ko babaye abahakanye. Ukuvuga bakora iki? Bagenda bagumura abantu, banabashishikariza kuzirura kumena amaraso y'abayisilamu b'inzirakarengane. Kubera iki? Kubera imyumvire bagenda babashyiramo, bagaragaza yuko abantu bakwiye kwicwa, badakwiye kubaho, kubera ko baba barishimiye kuba n'abahakanyi, kandi n'umuntu wishimiye kuba n'umuhakanyi no kuyoborwa n'umuhakanyi aba akwiye kwicwa. Bityo bagenda bakora iki? Bagenda bashishikariza abantu. Kugeza ubwo bano bakawarije baravuga bati nubwo igihugu cyose abantu bapfa, ariko tukagira ku buyobozi bashaka bapfe, bazakora iki? Ngo bazazurwa ku mugambi wabo, ariko dukora iki? Dukureho amahugu. Bagamije iki? Bagamije bya bikorwa by'abari gukora nibyo bari gushinja abayobozi ngo namahugu bari gukora, ngo biraruta kuba abantu bose bakora iki nubwo abantu bose bapfa, ariko amahugu aveho. Kandi iyo ni imyumvire ipfuye. Ariko igitangaje nuko utazabona, ntabwo bajya bashora abana babo muri ibyo bintu by'ubwiyahuzi cyangwa se muri ibyo bintu byo kugumura abantu. Bagumura abana b'abandi, bo ntibakora iki? Abana babo ntibabigemo. Ari nacyo kintu abantu tuzitondera cyane muri ibihugu byacu. Ukunze gusanga abantu bamwe bafite ubwenge buke, ugasanga umuntu ari mu mahanga ari kugumura abanyarwanda, babwira ngo uyu muyobozi wayo ntacyo bamariye, ariko umuvuga nabi. Noneho ugasanga ari kugushuka, we ntabwo ahari, wowe uri mu gihugu, ugasanga gukora iki? Ari kugushyiramo ingengabitekerezo zo gutuka ubuyobozi wawe no kumwigomekaho, ariko we adahari. Ni ukuvuga wowe arashaka kugushyiramo amashagaga, uzakora iki? Uteze ikibazo, ufatwe, ufungwe, ariko we adahari.
kubera bwa bugoryi ko kudasobanukirwa ugasanga ukoze iki nawe utangiye gukora iki utangiye kubakurikira ngo yego ariko niko bimeze utangiye kumva za mbuga nkoranyambaga zabo na za channel zabo na za radio zabo zo kugumura abantu ugasanga n'ibyo umuntu ugirirwamo gusa yihishe yumviriza ugasanga yaragize iki ameze nkaho yarwaye pressure kubera kumviza abantu bo hanze. Akenshi iyo wishinze kumva amakuru y'abantu bari hanze cyangwa se uri hanze y'igihugu ukumva amakuru y'iwanyu hari igihe wumva ko ibintu byacitse mbega abantu basigaje gusa korekwa gusa no korama ariko wagera mu gihugu asanga ibintu ntabwo bimeze nk'uko bimeze kubera iki kubera ko abantu bo hanze babandi bipinga bagenda bahimba amakuru hirya no hino bahuza utuntu twinshi kugira ngo bakore ikibangisha abaturage bayobozi kugira ngo bagire ku ntego zabo. Ariko icyo nagomba kureba nuki uyu nguri kumujya ngo nigumure aze twigumura niba ko ari umunyakuri naze twigumure twese turi kumwe yivugira hirya mu mahanga aze tubikore twese turi kumwe niba ari imyigaragambyo naze tuyikorane we navugiye kurekera hirya yibere mu mahanga nta kibazo afite abana bari kwiga bari kwigira i Burayi bari kwikora akazi buri munsi nta kibazo afite ari ugasanga we icyo ari gukora ni ukugumura abantu nk'ibi biri kubera mu gihugu cya Tanzania cy'imyigaragambyo abantu usanga bahagarariye imyigaragambyo abana babo ntago bari mu gihugu ntago bari muri Tanzania bibereye hanze bariga uyu munyapolitiki witwa ngo ni Tundu Lissu uyu nguyu ari kugumura abantu ariko mperutse kubona akavideo ke agaklipu ke ari kuvuga yuko ngo no kuvuga ati ngo bana banjye ngo baziba ngo bakora imyigaragambyo ngo ntabwo ari byo ngo abana banjye bari kwiga hanze ngo uwa mbere ageze avuga n'imyaka bagezemo ngo bari kwiga hanze nose wareke kugira ngo baziba mu bigaragambye kubera iki wumva yuko abana ba rubanda aribo bakora ibyo bintu kuki utazana n'abawe bakaza kwifatikanya n'abandi nukuvuga rero abantu tujye dukora iki tujye tugira ubwenge igihe umuntu ari gukora iki ari kukuzanira ibintu byo kwigomeka ku buyobozi ujye ubanza ureba hariwe ese we ari hehe kwanza ari kuvugira he kwanza niba ari kuvugira amahanga ngo uvugira ahangaha kugira ngo tukumve neza niba uri umunyakuri ariko abantu benshi abantu bameze gutya ntago ari abanyakuri ndetse bafite n'ubushobozi n'ibintu byangiritse umutekano ukabura nibo bambere bafata indege bakigendera wowe maskini wamwishinze ugasanga uhuye n'ibibazo bano bangizi bakoze bashyizemo abantu imyumvire yo kugenda batwika za sitasiyo z'abandi n'imodoka z'abayobozi bakora muri leta n'ibikorwa rusange bagiye babashyiramo imyumvire yo kugenda batwika ahantu ibyo byaviriyemo abantu benshi kugenda bapfa n'abaturage benshi bapfa ariko ntabwo ushobora kubona abana b'abapadiri n'aya mashayitani y'abayobozi bakora iki ntabwo ushobora kubona abana babo ngo barishwe muri iyi myigaragambyo cyangwa se baragiye muri iyi myigaragambyo abana babo bari hehe ibyo bintu rero bagomba gukora iki tugomba kumenya ibi bintu bikatubera n'isomo hamwe no kuba Tanzania atari igihugu cyacu ariko bigomba kutubera isomo mu gihe habaye abantu nk'aba ngaba tukamenya yuko abantu ntago bari abanyakuri hamwe no kuba bari kuvatira ngo bashaka ubutabera ngo bakorerwe ubutabera ngo bahabwe ukuri kwabo ariko ntabwo aribyo bagamije nabo kubona bwa buyobozi nk'uko bashaka ko ababuriho babuvaho nabo bakabujyaho kugira ngo bibonere gusa indonke z'isi gusa nta kindi. Ikindi tugomba kumenya nuko ntago biri mu muco w'Ubuislamu kuvuga kuri buri kantu kumva ko akantu kose wakavugaho gukomentinga abantu bigize ko ari abasesenguzi ba buri kintu ba buri kantu akantu kose unakumva yuko yakora iki yakavugaho yakakomentingaho aho ngaho niho haviramo iki naho umuntu birangira umuntu akoze iki aguye mu khawarij. Ibintu byose tugomba kwirinda cyangwa se tugomba kuzirikana nuko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ngo niyo bagezweho n'inkuru y'umutekano cyangwa se y'ubwoba yo kuba nta mutekano uhari iyo bagezweho n'inkuru y'umutekano cyangwa se y'ubwoba adha'u bihi ngo bihutira kwisakaza. Ariko Allah aravuga ati ingeso ntabwo ariyo aravuga ati wala uradduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ngiyo aba bantu babona amakuru aje yaba ari amakuru y'umutekano cyangwa se y'ikinyonyo cy'umutekano yo kuba abantu nta mutekano bafite iyo baza gusubiza ayo makuru ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aha ni mu gihe intumwa y'Imana ikiriho. Mu gihe intumwa y'Imana itakiriho nko mu gihe cyacu
tugomba gusubiza aya makuru twabonye tukayasubiza ku mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam no kuri hadithi zayo. Ese ni iki intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze mu gihe haje amakuru y'ibihuha no mu gihe ibintu byacitse? Niki yatubwiye tugomba gukora? Ngiyo baza gusubiza aya makuru yabo babonye, baza kwisubiza ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, bakayasubiza no ku bayobozi muri bo, mbega ku bamenyi no ku bayobozi, ngo bari gukora iki? Ngo bari kumenya isoko ryaho bakura iki, bari kumenya isoko ryaho bakura amakuru yizewe ahariho. Kubera iki? Kubera ko baza kuyagarura ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam no kuri sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, nyuma y'intumwa y'Imana itabarutse, bagasubira no ku bayobozi babo, ku bantu baciye ubwenge, kuri abasesenguzi babishinzwe no kubamenya b'idini, bari kumenya isoko ryaho bakura amakuru yizewe. Ntago ari buri kintu cyose gusa ubonye ugomba kukivugaho ugahita wigira nkaho uri umusesenguzi, nkaho baguhaye akazi k'ubusesenguzi. Ndetse n'ikindi tugomba kumenya nuko abanyamakuru nabo ntabwo ariko ibyo bavuga byose aba ari ukuri. Hari abantu bitangira abanyamakuru bikorera amakuru kugira gusa bibonere za views no kugira gusa imbuga zabo zaca no zabo zikomeza zikora akazi, ariko we ntabwo yitaye ngo ibi ari kuvuga no iby'ukuri cyangwa ntabwo ari iby'ukuri. Wicare gusa yabonye inkuru arayivugaho. Ubwo birabareba, n'ubifata ukabikurikira bikajya kukoreka, we ibyo ngibyo ntabwo bimureba. Rero n'abanyamakuru tugomba kubitondera, haga ariko buri abanyamakuru bose bakora iki, bakurikirana amakuru nk'uko idini yabidutegetse. Sheikh aravuga ati, turasubiza kuri intero ya nyuma. Sheikh aravuga ati, wa madhhabu ahli sunnati qa'imun ala wujubi as-sam'i wat-ta'ati liwulati al-amri bil ma'ruf wa tahrimi al-khuruj alayhim. N'imyemerere y'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Uyu ni umusingi mu misingi y'abeza batubanjije, mu misingi ivuga butumwa ry'abeza batubanjije. Umuntu wese uri kuri sunna uzamenye ko uyu musingi tugiye gusoma ahangaha agomba kuwukurikiza. Iyo atawukurikiza akawurengaho, aba ari hagati y'umwe muri babiri. Ashobora kuba ari ubuji butuma arenga kuri uyu musingi, ari ubuji bwatumye awurengaho. Icyo gihe falahu haqqun alayna an nu'allimahu, uyu aba dufite ukuri kuba twamwigisha, tukamumenyesha, twamubwira ati iki kintu uko kimeze ni gutya, idini yavuze gutya. Naho iyo atarinjije, aba ari umuntu ugendera ku marangamutima ye. Uyu nguyu nta bushobozi tuba dufite bwo kuba twamuhindura, keretse we ubwe akoze iki, we ubwe aretse irari rye. Rero Sheikh aravuga ati, wa madhhabu ahli sunnati, n'imyemerere y'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, qa'imun ala wujubi as-sam'i wat-ta'a. Imyemerere yabo ishingiye ku tegeko ryo kumva no kumvira abayobozi bil ma'rufi, mu byiza. Imyemerere y'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam qa'imun, ishingiye ala wujubi as-sam'i, ku tegeko ryo kumva, wa ta'ati, no kumvira, liwulati al-amri bil ma'ruf, kumvira abayobozi bacu, kumvira abategetsi bacu, bil ma'rufi, kubumvira mu byiza, mbega kubumvira mu bintu bitarimo kugomera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahrimi al-khuruj alayhim, ndetse iyi myemerere y'abantu ba sunna ishingiye kugaragaza yuko ari ikizira kubigomekaho, ko ari n'ikizira kubigomekaho, ni haramu kwigumura ku buyobozi. Imyemerere y'abantu ba sunna ishingiye ku kumenya ko ari itegeko kumva no kumvira abayobozi ku neza, cyangwa se kumvira abayobozi mu byiza, kandi ko ari ikizira, ari haramu kubigumuraho no kwigomeka ku buyobozi. Iyi ni imyemerere y'abantu ba sunna. Umuntu wese uzabona atumva uyu musingi, umubwiye ntawumve, mwebwe bakunze no kwita abantu ba sunna yuko ko bari bagatumwa, batumwe. Mwebwe mukoreshwa na leta, mwebwe mukorera abanyamerika, mwebwe muri CIA cyangwa se n'ibindi nk'ibyo, ugasanga babashinja ibintu byinshi cyane. Mwebwe muri za maneko, abantu b'abahizbi bafite imyumvire y'ubukhawariji, iyo babuje kwibonera ku buyobozi, bahita batangira gushinja yuko hari icyo uhabwa muri leta, ko watumwe na leta, ko ukorera leta cyangwa se ukorera abanyamerika. Ese abanyamerika nibo bahamagara abantu imyemerere ahli sunnati wal jamaa? Ntabwo ibyo bakora. Ariko izo ni imvugo zikoreshwa n'abantu bafite imyumvire y'ubukhawariji kugira ngo gusa bangize izina ry'abantu bakora iki,
babuza kubera ko bari kubona yuko ngibyo kuvuga ngo twumvira ubuyobozi none ni gute twakumva ubuyobozi ari umunyamahugu none nitumwumvira bizagenda gute urabona ko nizi hadithi ndi kuvuga usanga gusa ziba ziri mu nyungu gusa z'abayobozi twebwe urabona baraduhuguza ibyo byose intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bigaragaje yuko mu gihe ufite umuyobozi intumwa y'Imana yabwiye abasahinda ati ngo abayobozi banyu beza ni babandi mukunda bakabakunda mukabasabira nabo bakabasabira ngo n'abayobozi banyu babi ni babandi mwanga bakabanga mukabavuma nabo bakabavuma none abasobara babaje intumwa y'Imana ati ese ya Rasulullah abo bayobozi twazabakujeho inkota abo bayobozi batuma ngo tukabavuma batwanga natwe tukabanga twaza bakuje inkota intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga ati la ma aqamu salata fikum huya ntimuzigire mubakuraho mu gihe bagisari mu gihe bacyubahiriza iswala muri mwe ntimuzabakureho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ibuza gukuraho abayobozi no gukora iki no kubahirika hamwe no kubabaho gusa indi hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam barabaje se ese igihe tuzagira abayobozi baje badusaba ukuri kwabo ariko bo ntibaduha ukuri kwacu bo baradusaba ko twabumvira ko twakurikira amategeko yabo ariko bo ntibaduhe ukuri kwacu bakaba baduhuguza tuzakora iki intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti ngo fa'addu alladhi alaykum mujye mubaha ukuri mutegetswe kubaha mbega mujye mubaha ukuri kwabo mutegetswe kubaha ariko kuri ko kumva no kubumvira mu byiza none ngo wasallallahu alladhi lakum none mwege musabe ukuri kwanyu Allah ukuri kwanyu muzagusabe Allah subhanahu wa ta'ala mwindi hadith n'Imana sallallahu alaihi wasallam ati mu byukuri fa innama alayhim ma humilu abayobozi bafite inshingano bashinzwe kubahiriza bahawe na Allah mbega bafite ibyo bategetswe n'inshingano bategetswe wa alaykum ma humiltum namwe bayoborwa namwe baturage mufite inshingano mushinzwe niba tubariza inshingano zabo kuri mwebwe niba tabaho kuri kwanyu mwebwe muzabahe ukuri kwabo babagomba ni ukuvuga cyo tugomba gusobanukirwa nuko kumvira umuyobozi ntabwo ari ngombwa ngo umuyobozi ngo abakugira neza gusa hari abantu bazi ko kumva no kumvira umuyobozi ari igihe gusa yagukoreye ibyiza ari igihe yakwitayeho umuyobozi utegetse kumwumvira mu buryo bwombi yaba ari umuyobozi mwiza agukorera ibyiza agukorera ubutabera ugomba kugutegetse kumwumvira yaba guhuguza agukubita aguhotera utegetse kumwumvira mu buryo bwombi rero icyaraniye abakawariji bo bumva yuko umuyobozi atagomba gukosa ko mu gihe akoze ikosa mu gihe habayeho guhuguza ahuguje yuko atagomba kumvira kandi iyo ntago ariyo nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ari nayo hadithi tuzarebera hamwe ejo insha Allah ndayivuga ariko ejo tuzayigarukaho aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze iti uzagira icyo yanga ku muyobozi we ngo uzabona ikintu cy'icyaha mbega uzabona icyaha ku muyobozi we mbega ikintu kidashimishije ku muyobozi we ngo azihangane kubera ko uzigomeka ku muyobozi we intambwe imwe agapfa ngo azaba apfuye urupfu rwa kijiji azaba apfuye nk'uko abantu babayeho mbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu gihe cya jahiliya bapfuye bari abantu batumvira ubuyobozi bari abantu bigomeka ku buyobozi batumvira ubuyobozi rero ahanga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam atugira inama iravuga iti uzabona ikintu kidashimishije ku muyobozi we ikintu kidashimishije kirumvikana kuko umuyobozi yakora icyaha kuko umuyobozi yaguhuguza yaba afite ibintu byinshi akora bitagushimishije we nk'umuturage ahangaha icyo utegetswe n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ati uzihangane kubera ko uzigomeka ku muyobozi intambwe imwe gusa mbega akigomeka ku buyobozi pati imwe gusa uyu muntu naramuka apfuye muri ubwo buryo azapfa urupfu rwa kijiji azaba apfuye atari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ari umuntu wa bid'a ikindi twakwibutsa hadith twavuze hadith tumaze kuvuga muri Muslim yaciwe na Abdullah ibn Mas'ud iyi hadithi ngiye kwisoma noneho hari ikibazo ndi bubaze abantu ubwo iyi hadithi umuntu wakubwira ati ngo uri umadakhila mu gihe umutegetse kumvira umuyobozi n'igihe umubwiye kumvira umuyobozi cyangwa akubwira ati uri umujamiya ujye umubaza ikibazo ndibuze kubaza akakanya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi yaciwe na Abdullah ibn Mas'ud yaravuze iti Abdullah ibn Mas'ud yaravuze ati ngo qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam
Gwinunga y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha, mu byukuri nyuma yanjye muzabona ukwiharira imitungo kw'abayobozi. Athara ni umuyobozi kubera ko iki yakwiharira imitungo, mbega imitungo yagakwiye kugeza ku bantu, we akajya yiharira imitungo, akaba ari akajya akoresha iyo mitungo mu nyungu ze bwite aho kugira ngo azikoreshe mu nyungu z'abaturage. Rero inwe yaravuze ati mu byukuri nyuma yanjye, nyuma yuko maze gutabaruka, hari igihe kizagera muzabona atharatan, muzabona ukwikunda kw'abayobozi no kwiharira imitungo, wa umuran tunkirunaha, n'ibintu mutishimiye. Qalu, abasaba baravuga bati fama ta'muruna ya Rasulallah, ese niki udutegetse twazakora muri icyo gihe? Fama ta'muruna, ese niki udutegetse kuzakora nibiramuka bigenze gutyo? Ituramuka tugeze mu gihe abayobozi bacu bazajya bakoresha imitungo yabo mu nyungu zabo bwite aho kugira ngo bakoreshe imitungo mu nyungu z'abaturage, n'igihe bazajya bakora ibintu tutishimiye, bazajya bakora ibintu by'ibyaha, tuzakora iki? Udutegetse iki? Abasahaba bari abantu bafite ubwenge, ntabwo bahitaga birukanya kuvuga ngo tuzamukuraho, tuzamurwanya. Bahise bavuga ati nicyo tubwiye nk'intumwa y'Imana, kubera ko ni intumwa y'Imana ihabwa wahi, ihishurirwa na Allah. Tuzakora iki? Dutegetse kuzakora iki ya Rasulullah? Qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarabwiye iti addu ilayhim haqqahum, ngo muzabahe ukuri kwabo. Bande? Abayobozi biharira imitungo, muzabahe ukuri kwabo babagomba. Wasallallahu haqqakum, noneho mwebwe muzasabe Imana ukuri kwanyu. Donyera nsubiremo, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ati nimuramuka muhe n'abayobozi nk'abo ngabo, icyo mbategetse n'inama mbahaye z'itegeko, muzubahirize ukuri kwabo babagomba. Kuhe? Ko kubumvira mu byiza no kutabigomekaho. Wasallallahu haqqakum, noneho mwebwe musabe Allah ukuri kwanyu babahuguza. Bya bindi babahuguza batabaha babahuguza, muzabisabe Allah subhanahu wa ta'ala ko ntaho bizaba byagiye, Allah azabaha ukuri kwanyu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, iyi hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Ikibazo, ese uwavuze izi hadithi cyangwa se hadithi nyingi nizisa nkayo, uwavuze iki kintu ni madakhila? Ese ni madakhali cyangwa ni jami? Ni Muhammad Amani al-Jami? Iki ni ikibazo wabaza umuntu ufite imyumvire y'abakhawarij, imyumvire yo kwitabira ngo n'abamadakhila kubera kubuza kwigomeka ku buyobozi. Uzamusomera iyi hadithi mbwira se iyi hadithi uwayivuze ninde? Ni intumwa y'Imana cyangwa ni madakhila? Ni abamadakhila bayivuze? Ibyo birahagije gusa kuba kuri iki wamusomera iyi hadithi ukanamubaza iyi hadithi ese wayivuze. Ubwo noneho ari intumwa y'Imana yivuze, ubwo ubaye umadakhila yaravuze intumwa y'Imana. Kubyo kuba umadakhila ni ibintu byiza, kubera ko bandi kuvuga ibintu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze, cyangwa se ugiye kuvuga ko iyi hadithi utayemera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubyo rero iki ni kintu tugomba gukora, iki tugomba kwitondera. Umuyobozi kumwumvira ntabwo bisaba kuba gukora neza gusa, ahubwo ugomba kumwumvira mu buryo bwose, yaba gukora neza yaba atagukora neza. Utegetswe kwihangana, ikindi utegetswe kumuha ukuri kwe akugomba, uriko kumwumvira no kutamwigumuraho. Noneho niba ari ukura guhuguza, ubona ko aguhuguza, ugasaba ukuri kwawe Allah, ugatakambira Allah, ukabwira ati ya Allah, nahuguje ukuri kwanjye kunuku, ndagusaba yuko wampa ukuri kwanjye. Allah azaguha ukuri kwawe. Nutakubona hano kuri isi ku munsi w'imperuka, Allah azakora iki? Azakwishyura ukuri kwawe binyuze no kuguha ibihembo by'uwo muyobozi bingana ukuri kwawe uzabihabwa. Cyangwa se uwo muyobozi naba nta byiza agisigaranye, byose ari ibyaha gusa, bazafata ibyaha byawe bingana na bya bibi yagukoreye babimwikoreze, nibarangiza bamujugunye mu muriro wa jahannama, ariko ukuri kwawe uzakubona. Igikunze kurangira abantu n'abakhawariji ni ukwihangana. Babona ko kwihanganira umuyobozi ari iki? Ari ugusuzugurika, ari ubugoryi, ari ukubura ubwenge. Kandi ariko idini yacu ridukora iki? Niko idini yacu ridukora iki? Ridutoza. Niyo mpamvu abantu ba sunna, abasalafi, ntuzigera ubabona bafite imyumvire y'ubukhawariji yo kugumura abantu ku buyobozi. Ibyo ntabwo uzigera ubibona. Kubera iki? Kubera ko bakurikira inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ariko imyumvire y'abakhawariji, y'abantu bafite imyumvire y'iterabwoba, bo usanga baragize idini nk'aho idini ry'Ubuislamu ryaje rije guhangana n'ubuyobozi. Kandi ariko bimeze, idini ry'Ubuislamu
ntabwo ryahishuriwe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ngo ize ngo ihangane n'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se n'ubuyobozi cyangwa se ngo ize ngo ishyireho ubuyobozi. Ntabwo ubuyisilamu bwaje kugira ngo buze buyobore cyangwa se ngo bukore iki, ngo buze ngo butegeke. Gute? Icyo ngamije iki ahangaha, ntabwo intumwa y'Imana yahawe ubuyisilamu ngo kugira ngo ize ishinge igihugu cya kisilamu ku ikubitiro. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo, ntabwo ariyo ntego y'ubuyisilamu. Intego y'ubuyisilamu ni ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Intego y'ubuyisilamu ni ukubuza gutegeka abantu, kubabwira ngo mugaragire Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, mu muharire amasengesho, mu muharire ibikorwa ngaragiramana, mwirinde ibangikanya. Ubu nibwo butumwa buhambaye intumwa zose z'Imana zakoze iki, zaje zije guhamagarira abantu. Ivuga butumwa ryabo ryari guhamagarira abantu kubakura mu icuraburindi ryo gusenga abantu, ryo gusenga ibigirwamana, no kubaganisha mu rumuri rwo guharira Allah subhanahu wa ta'ala umwe. Ntabwo bimeze nk'uko abakhawariji bagenda bumvisha abantu bashyiramo imyumvire nk'aho ubuyisilamu bwaje buje guhangana n'abayobozi, nk'aho ubuyisilamu bwaje buje guhangana n'iki, n'ubutegetsi bwaho izo ntumwa zariho. Ntabwo ari uwo ngo ari wo murimo intumwa zaje zije gukora, ahubwo zaje zije gukora iki, zije kugeza ubutumwa bwa Allah ku bantu no kubahamagarira kugaragira Allah no kwirinda ibangikanye. Ibindi biza bikurikiye ibyo ngibyo. Niyo mpamvu bano bakhawarije hamwe n'ubwo usanga bahangana n'ubuyobozi, nabo ubwabo bo bari kuvuga ngo bashaka gushyiraho igihugu cya kisilamu aho batuye, ariko gushyiraho igihugu cya kisilamu mu mitima yabo no mu buzima bwabo byarabananiye. Kuko hari imvugo nziza Imam al-Albani yakoreshaga avuga ati ngo hari abantu bavuze imvugo nziza ivuga ati ngo aqimu dawlat al-islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Iyi mvugo Sheikh Albani rahimahullah akunda kuyivuga cyane mu mihadhara no mu masomo ye yakunda kuri iyi mvugo ivuga ngo muzahagarike igihugu cya Kisilamu mu mitima yanyu, ngo igihugu cya Kisilamu kizahagarikwa, kizashingwa ku butaka bwanyu bwaho mutuye. Ikintu cya mbere, urashaka gushyira igihugu cya Kisilamu, wowe ubwawe banza ushyire igihugu cya Kisilamu mu buzima bwa buri munsi. Wowe uburyo ubayeho, ese niko Imana yagutegetse cyangwa ubayeho nk'uko wishakiye? Iswala za usari uzisari uko Allah agutegetse? Imikoranire yawe na bagenzi bawe, n'ubucuruzi bwawe, n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, uburyo ubana n'ababyeyi bawe, uburyo ubana n'abaturanyi bawe, uburyo ubana n'abantu n'umuryango mugari w'abantu, abayisilamu n'abatari bo, uburyo ubana nabo, niko Allah agutegetse? Ese utegekesha amategeko ya Allah muri ibyo byose tumaze kuvuga, cyangwa ugikorera ibyo ushatse? Ese ugiye gukora urugendo, niba urugero uri umuntu ufite umugore, ese umugore wawe yagiye gukora urugendo, utegekesha umugore wawe gukora urugendo nk'uko intumwa y'Imana bitegetse, cyangwa ukora nk'uko ubishatse? None ni gute ushaka ko abayobozi bakoresha amategeko ya Kisilamu, wowe ubwawe kuyakoresha mu buzima bwawe no kuyategesha mu buzima byarakunaniye? Iki ni ikintu usanga abakhawariji batajya bitondera. Bo usanga bashinja ubuyobozi ko budakoresha sheria, ariko bo ubwabo nabo bakhawariji ntabwo sheria bayikoresha, ntabwo bikoresha mu buzima bwabo. Ugomba gutekesha amategeko y'Imana mu myemerere yawe, ukemera nk'uko Imana yagutegetse, mu kwemera kwawe Allah, mu kwemera kwawe intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, mu kwemera amareka ba Allah, mu kwemera no muri gahunda zawe zose mu buzima bwa buri munsi, ubuzima bwa buri munsi. Muri make ubuzima bwawe bwose bwa buri munsi ugomba gutegekesha amategeko y'Imana, amategeko ya Allah mu buzima bwa buri munsi. Amategeko ya Allah akaba ari yagutegeka, ari yakuyobora mu buzima bwawe. Ese ibyo urabikora cyangwa uri kwirebera gusa umuyobozi? Ntabwo gutunganya bihera ku muyobozi. Ugutunganya sosiyete no gutunganya abantu ntabwo bihera ku muyobozi. Ari naho abakhawariji bibesera cyane, bakuze gukorera amakosa. Bo bazi ko gutunganya bigomba guhera ku muyobozi, no guhira ku muyobozi. Umuyobozi agomba guhinduka, agomba kubanza kujya ku murongo. Nongeze kumva umwe mu bashekhe jazahullahu khairan, umwe mu doctor ariko avuga ati ngo ese muzi impamvu abakhawariji iyo babwiye ngo mukurikire inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakoresheje mu gutunganya, muzi impamvu abakhawariji batabayishaka? Kuko bazi neza yuko inzira yo gutunganya ni ukubanza kwanza umuntu kwanza agakora iki, akabanza akiga idini akayisobanukirwa. Jihad ari kwiga akarishyira mu bikorwa ahereye ku myemere kugira akida gukomeza. Ariko aravuga ati impamvu abakhawariji badashaka uyu muti, badashaka n'iyi nzira, ngo nuko ari li annahu tawilul amad.
ibi byo kuvuga ati ngo guhera aho intumwa y'Imana ahereye babona ko ari ibintu bifite igihe inzira ndende ifite kirekire tuzabigeraho ryari byo kuvuga ngo duhere kuri akida ngo tubanze dutegesha amategeko ya Allah mu buzima bwacu bwa buri munsi tubanze twitunge twebwe ubwacu n'abacu babona ko ari ibintu birebire ni birebire bizadutinze ibingibi rero kugira ngo bidutinze byo kuvuga ngo abantu ngo bazasari ngo dukore dango abantu basari ngo tubagarure ku dini rya Allah subhanahu wa ta'ala ibyo bizadukereza aho kugira ngo tujye kurwana n'abantu ngo tubabwiye ngo bareke inzoga tubakorera dawa abazadutinza dukora iki cyo tugomba gukora dufata ubuyobozi nitumara gufata ubuyobozi abatazatwumva tuzabica bo bagashaka gukora iki bagashaka gukora shortcut mu idini na shortcut ibaho nta nzira za bugufi zo mu idini byo kuvuga ati ikintu washyiriweho ugikore nkuko kiri ngushaye ngo ujye kuzenguka ngushaye kugihera ntibishoboka uzakosa ntushobora kubona nusura ntushobora kubona inkunga ya Allah ngo Allah gutabare keretse mu gihe wanyuze hahandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yanyuze intumwa y'Imana yabaye Maka ese ko yabaye Maka ihamagarira abashirikina kugana idini rya Allah subhanahu wa ta'ala ese intumwa y'Imana yigeze yigomeka ku buyobozi ngo irwanire ubuyobozi dore yuko nkuko mu bitabo byasi mu bitabo by'amateka y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam baraje bayohereje abakureishi kuko abakoresha bari bamaze kurambirwa intumwa y'Imana ibintu bya la ilaha illa duhamagara ibintu byo guharira Allah umwe ntabwo tubishaka bamaze kurambirwa bohereje n'umwe bakoresha bamubwira ati ngenda uganirize Muhammad umubwira ati niba ari abakobwa beza ashaka natubabarira turuhutse tuzamushyingira niba ari n'ikibazo cy'uburwayi afite niba afite amagini niba ari uburwayi turamushakira umuganga muvure niba ari n'ubutegetsi arashaka umwami malaka turaguha ubwami ariko ibintu byarahira bireke ntabwo dushaka kubyumva tumaze kurambirwa mbega bamubwiye iki bamubwiye ibintu byose uyu muntu yakoze iki uyu mukureshe yaje kubwira intumwa y'Imana ibintu byose umuntu bashobora kumubwira kugira ngo bamushukishe ariko ibyo ariho ibintu bya dawa zawe zo kutubwira kudutesha kutubwira ati ngo turi mushirikina ngo tugaragire Imana imwe ibyo byose rwose tubabarire rwose tubwira icyo ushaka icyo wifuza muri make niba ushaka ko tukugira umwami ukatuyobora tukaba munsi yawe ukaba umwami w'abarabu bose tuzakugira umwami ariko ukora iki izi la ilaha illa Allah zawe zireke nimwe banabaje ati ese warangije kuvuga aravuga ati yego intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam imukurira inzira ku murimi yamubwira ati ngewe ntabwo nibuka amagambo yakoresheje ariko yamwegaje yuko iyo byose itabikeneye ku ikishaka ari iki ari ukubahamagarira gusa bayoboke Allah subhanahu wa ta'ala bagaragire Allah wenyine gusa rero yeza kuba intego y'Ubuislamu ari uguhera ku buyobozi intumwa ari kuvuga ati sawa none niba mushaka kugira umwami mungire umwami noneho ngo kugira ngo bamugire umwami niba mara kumugira umwami azagenda atunganya gahoro nkuko abakabaje bari kubivuga abakabaje bari kuvuga ati ngo duhere ku buyobozi nimara guhera ku buyobozi tuzatunganya intumwa yanze ubuyobozi bayimurikiye ubuyobozi kuba umwami arabyanga kubera ko azi yuko intego z'Ubuislamu ntabwo ari ukuyobora mbega ikiraje ishinga Ubuislamu mu guhamagara abantu idini ntabwo ari kugira ngo tubone ubuyobozi tuyobore ahubwo ikintu kituraje inshinga ni ukugeza abantu ubutumwa bwa Allah ni ukugeza abantu ubutumwa niba intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yamurikiye ubuyobozi irabwanga kubera ko atari yo ntego barakallahu fikum jazakumullahu khairan tugarukire hangaha subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik